wararize utagira uwaguhoza, urataka ugira ngo sindi kumva, urasaba ugira ngo sindi kumva, ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire, nta muntu kumva nk'uko njyewe nkumva. Ngayicecekera igihe n'iki ngiki, ijuru gitamuriye kukumva, uko Yohana guye amarira Ana. Ngayicecekere igihe n'iki ngiki, ngayicecekere igihe n'iki ngiki, ijuru gitamuriye kukumva, uko Yohana guye. Igihe cyose yagumye ku munara akarinda icyo yavuganye n'Imana, ni ukuri Imana yije iraza kandi imumara umubabaro. Hepfo havuze ngo siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Bivuze iki? Bivuze ngo nta kuva mu isezerano, guma ku birindi, guma ku gicaniro. Imirindi y'Uwiteka mu gihe atashyitse isezerano, imirindi urayumva, kandi yumvishe imirindi bituma bateka nkomeza urugendo, imbere ni heza. Haleluya. Imirindi y'Uwiteka yaje, Imana ishyiramo inyorosho. Ntubati nubwo itarankora ubukwe yarabumbwiye, reka ntegereze uriya mwaka Imana izabikora. Yakubwira ati mwana wanjye homa ntabwo uzakorwa n'isoni, bigatuma wumva wongeye kwambara imbaraga. Rero iri jambo nshuti z'umusaraba, nshuti z'ijambo ry'Imana, ngiye mbabwire ngo nimugome ku Uwiteka. Ntabwo uzahora mu gihe cy'intambara, ntabwo uzahora mu gihe cy'ibigeragezo, kuko abantu bategereje Uwiteka. Yesu nashimwe. Nshuti zanjye, bavandimwe, bakunzi banjye, nshuti z'umusaraba, bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amazina yayandi ni Evangeliste Esther. Soje abantu bari mu bihugu bitandukanye bakurikiye ijambo ry'Imana, abadukunda tutabazi n'abadukora tubazi, mwese mbasabiye umugisha kuri Evangeliste Esther. Umwami Imana abishimire kandi abagire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kibisanzwe rero murabizi yuko nababwiye ko umunsi ku munsi ntazahwema kujya mbagezaho ibintu byiza bijyanye n'ijambo ry'Imana, no kugira ngo abantu babone basengerwe, bizere, banakomeza urugendo rujya mu ijuru nta gusubira inyuma. Rero tugiye gusenga Imana. Hano hari umutumirwa, tugiye kwa dusenge tumwakire muri iki kiganiro, kugira ngo Evangeliste Esther mumwishimire, mubinyeke ko mwamwishimiye muri comment, tujye twasenga kugira ngo tubone kumwakira. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje kuri mwiza, tugushimiye kuri Imana idakoze isoni, tugushimiye kuri Imana yaturinze. Uwiteka nuhabwe icyubahiro. Watubereye maso, ibyadigaga byari byinshi, ariko waratwimanye, urangije uturinda imbaraga za Satani, udutwikiriza amaraso yawe. Uwiteka nuhabwe icyubahiro. Turabizi ko uri umukiza, turabizi ko uri Imana izirikana, turabizi ko nta muntu wagukoreye uzakorwa n'isoni. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gutangira ikiganiro, ariko ntabwo twabanza ikiganiro tutabanje Imana imbere. Tukubanje imbere muri byose, mubyeyi mwiza, ntabari twebwe mu biganiro tugiye kugirana mu ijambo ryawe. Ubane natwe, udushyigikire. Turaritse Imana n'Umwana n'Umwuka wera, ntabari twebwe, ahubwo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Urakoze kuri umunani rwacu nta mubisha, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hano hari umutumirwa, umve abantu bagiye bambwira ngo baramukunda, ndavangurika nanjye mubwire kugira ngo azabane natwe kuri Evangeliste Esther, atubwire ibintu bimurimo, ibintu Imana yamusizemo. Afite byinshi muri we yatubwira, bigatuma natwe twumva tuguwe neza. Reka tumwakire atwibwire, anatubwire ikimuri ku mutima, uko Umwuka wera amuyobora. Turakwakiriye mu izina rya Yesu.
urakoze cyane. Ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga, haleluya, numvise ijwi rimpamagara, rimbwira riti humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi ukuri urabibona. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Nitwa Mabosi, hanyuma ndumuramyi, hanyuma mbana n'ababyeyi, mba kwa Nayinzira, hanyuma nsengera mu itorero bita Intumwa z'Ububyutse. Mba mu rugo, mbana na famiye, ndi imfura mu rugo. Ndakijijwe kandi nishimiye kuba hano. Urabizi ko dukundana kuva twamenyana, uri inshuti nziza kuri njyewe. Rero nishimiye ko wanyakiriye hano kuri Evangeliste Esther. Akoze cyane. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Reka mbabwire, Mabosi kuva twamenyana ni umwana mwiza, namwe ubwanyu mumubonye mwamukunda, ndetse n'ibintu mwumva biri kumuvamo ngo dufite Imana byatuma mwumve mumwikomeza mukavuga ati uyu muntu ni umuntu w'Imana. Ntarumva ntarimba izindi mbako atubwiye, abaje kuduha agaciro dusuhuza, atubwiye ibimurimo ngo dufite Imana. Mwese aba kuri Evangeliste Esther muri kurira ni muhumure. Haleluya, Imana yacu niyo kwizerwa. Rero tugiye kwa dusome ijambo ry'Imana. Nitumara kurisoma, ariko Mana, abantu kuri Evangeliste bakunda ijambo ry'Imana basabira umugisha. Basabiye umugisha. Ubwo nanjye nabaye uwo kuri Evangeliste Esther, twabaye abavandimwe. Rero Imana ibamera umugisha, kandi mujye mukomeza mube hano cyane kugira ngo mugume kunguka iby'umwuka. Yego. Reka tube dusome ijambo ry'Imana. Nitumara kurisoma ndarisobanuraho, noneho nguha umwanya. Hari abantu bakunda indirimbo yawe cyane, kandi nayo iri mu bintu by'ivugabutumwa. Uraza kwituririmbira kugira ngo abantu bayunganye n'iri jambo barushaho kwiyunguramo izindi mbaraga. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Zaburi ya 25. Turasoma ku murongo waho wa 3. Turasoma umurongo umwe nta kibazo. Ijambo riravuga ngo siko bizaba mu bagutegereza, siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Haleluya. Amen. Reka nsabe na Mabosi nawe yongere arinsomere. Arisome turyumve neza, njye narisobanuraho. Zaburi ya 25 ibice 3 aravuga ngo Zaburi 25 ibice 3. Aravuga ngo umurongo wa 23 aravuga ngo siko bizaba. Zaburi ibice 25 umurongo wa 3. Siko bizaba mu bamutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu masezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Yesu akuha umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo riratubwiye muri Zaburi siko bizaba ku bantu bategereje Uwiteka. Ushobora kuba umaze igihe kirekire utegereje Uwiteka, akavuga ati ko mbona atinze kuza, ko n'abanyene ubutabazi akaba atinze kuza, bimeze gute? Ariko waravuze ngo nubwo urugendo rw'abakristo muri iyi minsi rusa nk'urugoyemo, ariko yavuze ngo siko bizaba, siko bizahora ku bantu biringiye Uwiteka. Ushobora kuba umaze igihe kirekire urwaye, ushobora kuba igihe kirekire ufite umuntu urwaje, ushobora kuba ufite ikigeragezo umaze iminsi cyarabaye kirekire ku buzima bwawe, aho kugira ngo kirangire ahubwo kikagera cyaguka kuri wowe. Ariko reka nkubwire ngo ijambo avuga ngo siko bizaba
ku bantu bategereje Uwiteka. Humura kizagira iherezo, urugamba ruzashira, intambara zizashira. Twebwe icyo dusabwa ni ukusenga tukizera Imana, kuko epfo yavuze ngo nta muntu wizera Imana cyangwa wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Nta muntu utegereje Imana uzakorwa n'isoni. Nubwo wabona kumwara bihari, ngira ngo nkuhumurize, siko bizaba ku bategereje Uwiteka. Ntabwo bazakorwa n'isoni. Uyu muntu uzakorwa n'isoni ni wa muntu uva mu isezerano ari nta mpamvu. Haleluya, amen. Biragusaba gutindana n'Imana ukarindira isezerano. Amen. Abakobwa benshi muri iyi minsi kurindira isezerano birabagoye. Akavuga ati wapi, Imana yambwiye ubukwe, Imana yatinze kuza, Imana yambwiye umugabo yatinze kunshingira. Ngira nkubwire ngo ntabwo Imana yatinze. Imana mwaravuganye, ufite isezerano ry'Imana utegereje. Ngira nkubwire ngo wiba mu isezerano, nurivamo isoni zizagukora. Mabosi, hari abantu benshi tuganira, njya nkunda kugira umugisha wo kuganira n'abantu bakuru, bakaza kungisha inama cyangwa tugahana ibitekerezo. Abantu bakambwira ati Esteri, njya urugo nduvuyemo, urugo rurananiye, ibi biranze. Ariko ngira ngo nkubwire ngo uyu muntu wihangana akageza imperuka. Amen. Haleluya. Amen. Ngo uyu muntu ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Bivuze ngo ubugingo ntabwo ari ikintu umuntu atoragura. Ubugingo burakorerwa. Umuntu asenga ababaye, ariko ejo Imana yasubiza isezerano akishima. Imana ikamwibagiza ibihe byose yabayemo by'umubabaro. Imana ntihabwe icyubahiro. Amen. Niyo mpamvu nibavuze ngo mugore ndi mu cyumba ndi gusenga, ngo numvishe ijwi rimpamagara. Ntabwo ushobora kumva ijwi riguhamagara utajyanye ubusabane n'Imana. Ntushobora kumva ijwi riguhamagara utari wa muntu wategereje isezerano ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Kwari yacu igiririmba ngo ubusanzwe amasezerano arabagarirwa agasukirirwa amazi bakayarinda gupfa. Bivuze ngo amasezerano, ikintu wavuganye n'Imana biragusaba kuvomerera si amazi, ahubwo ni amasengesho ajyanye no kwihangana. Mapomera Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Isezerano Imana yakubwiye biragusaba kuzaririndira. Ijambo ryavuze ngo siko bizaba ku bantu bategereje Uwiteka. Kire umuntu utegereje Uwiteka igihe cyose yagumye ku munara akarindira icyo yavuganye n'Imana, ni ukuri Imana yije iraza kandi imumara umubabaro. Hepfo havuze ngo siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Bivuze iki? Bivuze ngo nta kuva mu isezerano, guma ku birindiro no ku gicaniro. Imirindi y'Uwiteka mu gihe atashyize isezerano, imirindi urayumva kandi yumvishe imirindi, bituma batereka nkomeza urugendo, imbere ni heza. Haleluya. Imirindi y'Uwiteka yaje, Imana ishyiramo inyorosho. Ntubati nubwo itarankora ubukwe yarabumbwiye, reka ntegereze umuriya mwaka Imana izabikora. Yakubwira ati mwana wanjye, huma ntabwo uzakorwa n'isoni, bigatuma wumva wongeye kwambara imbaraga. Rero iri jambo, nshuti z'umusaraba, nshuti z'ijambo ry'Imana, ngira mbabwire ngo nimugume ku Uwiteka. Ntabwo uzahora mu gihe cy'intambara, ntabwo uzahora mu gihe cy'ibigeragezo, kuko abantu bategereje Uwiteka yagira ngo siko bizaba ku bategereza Uwiteka. Imana ishimwe. Amen. Ngira ngo ngusabe mubyeyi, mupapa udukurikira, wowe uri mu buzima butandukanye, waracuruje urahomba akazi biranga, uri kubona ibyo wari witeguye byiza siko uri kubibona, hari ibintu byagiye byanga, wari uzi ko Imana igiye kubigenza neza. Ntabwo Imana yakuretse, sinuko Imana itabibonye, ahubwo biragusaba iki? Biragusaba kurinda isezerano, kuko nuriva murakorwa n'isoni. Ariko nuguma muri Kristo Yesu, Yesu akaba muri wowe, akagendera muri wowe, akarara muri wowe, akabyukira muri wowe, mukirirwa, nuko ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana nishimye. Ayiwe ndafashijwe. Rero ijambo ry'Imana mujye murikunda, kuko ijambo ry'Imana ni imbaraga ku mukristo. Reka twakire
n'umutumirwa wacu nawe atubwire ikimuri ku mutima cyadukomeye kuba mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Akoze cyane. Yego. Nari ntarakumva aho wigisha. Imana igumugisha. Amina. Ndabakiriye. Ririya jambo ni ryiza. Ririya jambo ni ryiza ngo abazakorwa n'isoni n'abazaba bavuye mu masezerano y'Imana, n'abazaba bavuye ku munara wabo, n'abazaba bavuye aho Imana yabasize. Hari igihe Imana ishaka kugusiga tuvuge wenda mu mujyi, hanyuma yakwereza ibisubizo by'ibyo wari uri gusaba kubera kurambirwe, igasanga wagiye Nyabugogo, yaza igasanga ntuhari. Rero Imana iduha gukomeza guhagarara aho yadusize kugira ngo hanyuma rero nakomeje kubivuga, nishimiye kuba hano. Ndagira ngo mbwire abakurikira Evangeliste Esther, mukomeze mwihangane, mukomere abafite ibibazo, abafite ingorane, bakomereze mu mbaraga z'Imana. Turi mu Mana turakomeye. Narababwiye ngo dufite Imana, kandi kuko turayifite, ni Imana ikora, ni Imana ivuga. Iriya ndirimbo ni message Imana yampaye, ntabwo nari ndi mu bihe byiza, numva iyo message iraje ambwira ngo dufite Imana, bari kurira bihanagura. Rero abari mu bibazo, abo iri jambo ryaziye, dufite Imana. Haleluya. Avogero. Amen. Dufite Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Nabwira ngo wararize utagira uwaguhoza, urataka ugira ngo sindi kumva, urasaba ugira ngo sindi kumva, ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire, nta muntu kumva nk'uko njyewe numva. Wararize utagira uwaguhoza, urataka ugira ngo sindi kumva, urasaba ugira ngo sindi kumva, ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire, nta muntu kumva nk'uko njyewe nkumva. Ngayicecekera igihe n'iki ngiki, ijuru ritamuriye kukumva, uko yahanaguye amarira Ana. Ngayicecekere igihe n'iki ngiki, ngayicecekere igihe n'iki ngiki, ijuru ritamuriye kukumva, uko yahanaguye amarira Ana. Ngayicecekere igihe n'iki ngiki. Bicecekere. Kandi Imana irababwira, hari indirimbo mfite ivuga ngo yewe musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Rero imisozi yose waba uriho, ingorane zose waba uriho, nakubwira ngo yewe musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Yewe musozi we wiyita iki imbere y'abana b'Imana. Yewe Zerubabeli mwana wanjye ndagukunda, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe Zerubabeli. Abo mfite umugambi babera amaso buri munsi, abo mfite umugambi babera amaso buri munsi, nutakarimye nzakumva Zerubabeli uri hafi. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwanyu yewe Zerubabeli. Rero abafite ibibazo, abakomerewe, Imana irahari. Yego, kandi ndabakunda, bivuze ngo n'aba hano bose
ndabakunda abankurikira abansengera abanyereka ko duhorana Imana ibaha umugisha kandi nawe guha umugisha kuba wemeye kuza hano kuri Evangeliste nukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha kuba nawe naragutumiye uzaze utuganirize ukemera kuza urabizi ni ku mutima tuba tubiziraniho uri umukozi w'Imana uri umuntu w'Imana rero Imana yo mu ijuru ikomeze ikwambika imbaraga ikomeze ikwagure urisanga no mu kanya n'ejo bundi ntabwo urenda gukomanga hano ni mu rugo uhawe ikaze kandi tuvuga ngo umuntu wese ngo uyu munsi nze oya amarembo arakinguye kuri wowe urabizi kandi wakoze Yesu aguha umugisha murakoze cyane inshuti zacu inshuti z'umusaraba tugiye gufata akanya ko gusenga hari abantu uba usanga bari mu bihe bitaboroheye bituma batabasha kurindira isezerano kandi ijambo ryatubwiye ngo abantu baba mu isezerano ari nta mpamvu bazakorwa n'isoni nitwifuza ko hari umuntu wakorwa n'isoni yavuye mu isezerano tugiye gusenga dusabira abantu imbaraga mu bihe urimo bitandukanye mu buzima bwa minsi yose no kuvuga ngo umukristo igihe cyose kinini ahora mu ntambara ariko undi aravuga ngo tugufite nitwifuza undi murengezi ibyo dufite Kristo aratubashisha tugiye gusenga tubasabira umugisha kugira ngo n'abandi bumva basubiye inyuma bongere bumve iyi ndirimbo bicegekere igihe ni iki ngiki kugira ngo Imana ibahoze amarira igihe ni iki kugira ngo Imana ibatabare igihe ni iki kugira ngo Imana ibomore inguma z'ejo hashize ibahe icyekero cy'ubuzima bw'ejo hazaza reka dusenga Imana kugira ngo dukomeze kubana inshuti za Evangeliste turagushimiye turaguhimbaje mwami tugushimiye kuri mwiza dusabiye umugisha umujakazi wawe kugira ngo ukomeze kumwambika imbaraga ukomeze umwagure muri byose kandi mukiza mwiza umugisha wateguye abantu bagukorera tumwatuye mu izina rya Yesu mw'uyu mwanya dusengeye abantu bamaze igihe kirekire bari mu ntambara zitandukanye hari abarwaje hari abasuwe mu mazu hari ababuze uko bagira hari abapfakazi hari imfubyi hari n'abandi badafite shinge na rugero ariko turasenze mu izina rya Yesu Kristo Imana itanga imbaraga ibahereza imbaraga kugira ngo nibabe mu isezerano ari nta mpamvu kubera ko ijambo ryatubwiye ngo uva mu isezerano ari nta mpamvu niwe uzakorwa n'isoni tubasabiye imbaraga ziva ku Mana imbaraga Imana itanga nizo tubasabiye kugira ngo izi mbaraga zibashoboze kurindira umugambi w'Imana mu izina rya Yesu mukiza mwiza mwami w'abami dusengera abantu barwaye Imana ibagereho ibakize dusengera abantu barwaye kwa muganga barwariye mu ngo zabo tubatora imbaraga zikiza imbaraga zibahora mu izina rya Yesu niko dusengeye abantu bari mu ngwara zigiye zitandukanye tubatumyeho amasengesho ngo amasengesho agende basange abakora mu kibazo bahagazemo Imana ibaremera amashimwe turagushimiye rero ko umuntu kwigira atazakorwa n'isoni nawe tugutegeranyije imbaraga nyinshi no kwizera urakoze kuri umukiza urakoze ko Uwiteka uri muri wacu nta mugisha turagushimiye komeza kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu amen shalom shalom turabakunda kandi turabishimiye Uwiteka abahereza umugisha nawe Yesu aguha umugisha akoze cyane amen amen